aho umunyamakuru asigaye yicara muri RBA atinye kureba mu maso umuyobozi akamubwira ati ndagiye. Yego sektori bubatse zo zarabasize zibasiga mu bukene zo zirabyimba. Kaze mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru ibabaje cyane, inkuru y'agahinda. Bavandimwe rwose iyo nkuru namwe nimwumva biri bubatera agahinda, biri bubabaze, kuko muragira amarangamutima ari butume murira. Bavandimwe rero tutaratangira iyi nkuru nk'uko muri kubibona kuri thumbnail, nk'uko muri kubona aya mafoto, rwose ni inkuru ibabaje. Iyi nkuru itandukanye n'inkuru twajyaga tubazanira mbere. Twabazaniraga inkuru za kasamitwe, inkuru zitangaje, inkuru zisekeje, ariko ni agahinda gakabije, ni agahinda kuba tugiye kuvuga inkuru y'agahinda, kuko nk'uko turi kwibabwira mbere twajyaga tubazanira inkuru zirimo ibintu abasitari bakoze bitari bikwiye gukorwa, ariko noneho tubazaniye inkuru y'agahinda. Nk'uko bisanzwe rero tutarajya muri iyi nkuru y'uyu muvandimwe wacu muri kubona, abantu mwakoze subscribe turabashimiye. Ni wa munyamakuru wanyu Josiane Official, kandi twababwira ngo Imana ibahe umugisha kubwo kuba mwadukore subscribe, share na comment, ndetse mukanarayikinga, ndetse ariko n'abatarabikora mwabikora n'ubu ngubu ntararenga mwabikora. Ngira ngo murabona yuko rwose gutanga ari ibya mbere. Burya utabashije gutanga subscribe nta n'ikindi kintu wabasha gutanga, kuko niba waba wicaye kuri wifi cyangwa ukaba ufite megabyte n'undi ziri bushire, ariko wareba iyi nkuru cyangwa se wakumva iyi nkuru nukore subscribe, burya uba ufite imiri mu mufuka. Kandi murabizi iyo udatanga ntacyo nawe ubona. Bavandimwe rero uyu munsi tubazaniye inkuru. Iyi nkuru rero rwose irababaje, gusa nababwira ngo abatarabikora mubikore, mukore subscribe, share na comment. Abafite phone z'ibifaransa murakora kuri sabone nta kibazo. Bavandimwe rero ngira ngo murabibona, uyu mwaka ni umwaka uruhanyije cyane, ni umwaka ugoye cyane, ni umwaka wabayemwo impfu nyinshi z'abasitari. Nubwo tutarabakorera icyegeranyo ngo bose tubabazanire nk'uko bagiye batambuka biciraho baruhukira amahoro, uyu nguyu niwo mbashije kubona, kuko we byabaye umunsi w'ejo saa sita z'amanywa. Inkuru yarumvikanye y'uyu muvandimwe wacu bita aba babyeyi Pascal, yakoranaga na Oscar Kim ku isesengura ry'amakuru yaranze icyumweru kuri TV10. Bavandimwe, uyu muvandimwe wacu kuba yapfuye si uko yari arwaye, hoya. Uyu muvandimwe wacu rero rwose inkuru iri kutubwira uko byatangiye cyangwa se uko byagenze. Uyu muvandimwe wacu ajya gupfa ntago urupfu ruteguza, nawe ntirwamuteguje. Yari muzima nk'uko byari bisanzwe, dore ko yari afite ubukwe, yari kuzakora ubukwe tariki 25 z'uku kwezi. Haburagaho iminsi nk'itanu kugira ngo akore igikwe, ariko kubera ko urupfu rudateguza ntabwo bikunze, ngira ngo namwe murabibona ntabwo bimukundiye. Ubu rero bavandimwe, gusa nyine navuga byinshi, reka mbanze nihanganishe abavandimwe b'uyu mugabo, aba babyeyi Pascal, ndetse si we wenyine ndi bwihanganishe, kuko asize umugeni yari amutegereje. Yari azi yuko bizaba birangiye kuri 26, yari azi ko azaba amugejeje mu rugo bakibanira akaramata, ariko urupfu rwo ntabwo rubikunze, urupfu ruramujyanye rwose. Bavandimwe, burya nujya ugira icyo ukora ujye ugikora kare, kuko urupfu nduteguza. Nk'uko nababwiye ngo uruvuna muheto rw'urupfu ntirujya rwakira ruswa. Iyo aba rwakiraga ruswa, uyu mugabo cyangwa se uyu musore w'imyaka
na 30 n'ingahe rwose, hagati aho ntiyari na myinshi. Umuntu yakarugururiye dutwarire umuntu nk'uyu, ariko ntabwo bikunda. Urupfu ntirwakira ruswa. Ni ukuri rwose icyama aho umuntu yakica urupfu, nawe wa mbere nanjye mu kurwica, kuko ibintu rudukorera rwose ni bibi cyane, ni iby'agahinda, ni iby'akababaro. Uyu muvandimwe wacu rero, aba babyeyi Emmanuel, yize muri Muhanga rwose, ashyiramo agatege ariga, ararangiza, yewe yiga na za kaminuza. Ni ukuri agira ngo ateganyirize ejo hazaza. Amakuru menshi ari kutubwira ko yavukanaga n'undi muvandimwe umwe w'umukobwa, kandi nyina yari afite ari babiri, umuhungu n'umukobwa. Uyu niwe wari ugiye kuzaha umwuzukuru nyina umubyara mu minsi ya vuba, ariko birangiye byanze. Uyu muvandimwe wacu haba ababyeyi Pascal, yize aho ngaho Muhanga, yakoraga kuri TV10 ndetse yakoze no kuri Radio Maria. Ubwo rero rwose bavandimwe, kugira ngo murabyumva, saho honyine yakoze, yari amaze no kubona akandi kazi kuri CHK ashinzwe itumanaho, ariko urupfu ruranze rwose, ruramujyanye, ruramudutwaye. Urumva ko yari amaze kuba advance, agenda yadivasinga mu bintu byose, agenda azamuka, ndetse azi ko rwose ibintu ari terebye, ari okay, ndetse ntago urumva, ntago we yari azi ko yapfa, ariko kubera ko urupfu rwose utakira ruswa, cyangwa se urupfu utamenya ibyarwo rutunguranye, kandi nawe urumva ko yapfuye bitunguranye, nakurwara wapi, urumva ko yagiye gupfa yari muzima. Mbese iyi nkuru kuyibara biba bigoranye, uzi kugira ngo umuntu apfe urupfu rutunguranye atanarwaye, byibura ngo bamuhe umuti byange, byibura ngo bamugoragoze, bamubaze n'icyo ashaka, cyangwa se agirane ikiganiro n'abantu be, biba bibabaje. Ngira ngo namwe murabyumva, ndetse biba binagoye. Uyu muvandimwe wacu yarategereje gukora ikirori, ubwo Noheli yari kuvamo nawe ahita akora ikikwe, ariko Satani rwose ntago ariko we abishatse, birangiye apfuye. Gusa sinakubwira ngo impfu zose ziterwa na shitani, hoya. Buriya ku muntu wizera Imana, wamenye Imana, hari uvuga ko n'Imana ihamagara abantu bayo, nk'uko Bibiliya igitubwira ngo, Bibiliya bivugaho neza ibijyanye n'urupfu. Hano ari uko abivuze mu Byahishuwe 14, yaravuze ati, numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabijyanye n'abibakurikiye. Muvandimwe, niba Bibiliya hari icyo bivuzeho, ntabwo navuga ngo ni Satani ubiteye, ntawe ubizi. Kandi bavandimwe, ahubwo urupfu rw'umuntu wakoze ibidasanzwe, cyangwa se rw'umuntu wizeye Imana, rujya rudutera gutekereza, twibaze byinshi, ndetse bidutere no gutekereza ejo hacu hazaza. Niba turiho uyu munsi, tuvuge tutese ejo bizagenda gute, bituma uyu munsi turiho duhumeka twategura ejo hazaza, dukiranukira Imana, ndetse dukora ibikwiriye, iby'umwami ashima. Ariko Bibiliya yo iratubwiye ngo, hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Umwuka ati, ye nibaruhuke imiruho n'imihate, kuko imirimo yabo ibakurikiye. Uyu muvandimwe wacu wakoranaga na Eswakim, koko niba yakoraga neza, usibye bimwe twebwe turebesha amaso, imirimo yiwe izamukurikira. Kandi niba yakoraga nabi, nabwo n'undi ni ya mirimo izamukurikira. Buri wese azaherekezwa n'imirimo yakoze. Ariko nabwira abantu ngo, bavandimwe, rwose ibi by'isi ntibibahuze ngo mwibagiwe gushaka n'iby'ijuru, kuko niba muzi neza ko ijuru ririho, cyangwa mukaba muzi yuko isi iriho, mumenye ngo uwaremye isi yaremye n'ijuru. Mujye muzirikana ko ibi byose tugenderamo, dukoreramo, bizagira iherezo.
uyu muvandimwe yambabaje, yakoraga inkuru ziteye inuza abantu bose bakazikurikira, rwose yakoze ibiganiro byinshi ku maradiyo agiye atandukanye, amwe siniriwe nanayavuga usibye kumashoninga radiyo Mariya ndetse na TV 10, rwose aho hose niko yahakoreraga. Kandi nkongera nkamenishoninga kuba yari amaze kubona akazi muri CHK ashinzwe itumanaho. Urumva ko yari amaze kuba umuntu ugiye kujya yifatira ku note, umuryango wiwe ukaba mu mahoro, ariko birangiye rwose urupfu rumutwaye. Ubushize ngize mbaririmbira ngo nta cyiza nabonye mu isi, nta cyiza nabonye mu isi uretse kubaha Imana. Nta cyiza ni ukuri nabonye nanjye munsi y'ijuru keretse kubaha Imana nk'uko mbibabwira, naho ibindi byose urupfu ni rwakira ruswa, nta kabuza ruragutwara. Ibi byose nubwo yabikoze akaba yaramaze kugera kure, urumva ko urupfu ntirugize rutinya, ahubwo rwahisemo kudutera agahinda. Bityo rero bavandimwe, nakihanganisha umuryango w'ababuze uyu muvandimwe, ndetse nkihanganisha sosiyete yari afitiye umumaro ukomeye, yari afite umumaro ukomeye rwose, kuko yo washyiraga ku murongo kuri TV 10 ukumva ibyo avuga wumvaga birimo amagambo y'ubwenge. Mwihanganisha sosiyete muri rusange yamukurikiraga. Rero nkayibwira ati mwihangane mukomere, natwe niyo nzira, ahubwo ubu bukwe bwe tubwigireho, ubu bukwe bwe bwa nyuma tubwigireho, natwe turebe se nidupfa niki tuzasiga imusozi. Buri wese yige gukora ibintu byazatuma agira icyo asiga imusozi. Yesu we, buri wese yige gukora ibintu byazatuma agira icyo asiga imusozi cy'urwibutso, kuko nawe ibyo yakoze byiza asize urwibutso. Ibyo yakoze, abo yabwirije, abo yakoreye ikiganiro, ibyo yasesenguye, bitumye abantu babisigaraho babyibazaho, baravuga bati yarakoraga kandi yakoraga neza, yakoraga ibintu by'inyamibwa. Uramenye rero muvandimwe, utazakora ibintu ku buryo abantu bazasigara bakuvumira ku gahera bavuga bati si iki cyo cyaje, ati ubundi ntacyo cyari kitumariye. Hoya, wowe kora ibintu byiza bizatuma abantu bavuga ko hari ikintu usize imusozi, bizatuma abantu bavuga ko hari ikintu wari ubamariye, ku buryo ibyo bintu wakoze abenshi bazasigara babyigiraho, bikagira aho bikora sosiyete. Nubwo nyine wapfa ukavuga ati ndagiye, ariko imirimo yanjye izasigara ivuga, imirimo yanjye izasigara abenshi bayigiraho, ndetse abenshi bayikurikiza. kandi bayikurikiza hari ikizahinduka muri sosiyete. Were kubaho wumve ko wabaho mu gihe ukiriho nyine ngo numara gupfa ngo imirimo yawe izahita ihagarara, ahubwo uvuga uti nshobora gukora neza, ntazanapfa imirimo yanjye igasigara ivuga, ibikorwa bigasigara bikora. Twese tumenye yuko twese tuzapfa, nta n'umwe uzasigara ngo ature nk'umusozi. Ariko se nupfa, ni iyihe nkuru uzasiga umusozi muvandimwe? Ni uruhe rwibutso ruzasigara? Ni iki kizasigara kikuranga? Ni ayahe mateka ufite meza abantu bazasigara bumva wakoze? Igituma umuntu atibagirana rero, apfa ntiyibagirane, ni uko aba afite amateka meza. Bavandimwe, dukomeze twihanganishe uyu mukobwa wari ugiye kuzashaka, wari ugiye kuzabana n'uyu musore wacu. Ubu muvandimwe rwose, ubu ni nkaho nakubwira ngo apfakaye atarashaka, kuko yaramaze kwisetingamo ko yari uzamujyana. Urumva ko azapfa kwiyakira, akaba yakemera kurambagizwa n'abandi, ntibizapfa koroha. Bavandimwe rero, abantu begeranye nawe, baturanye nawe, mumwegere, mumugire inama, mukomeze mwomora ibikomere, mumufashe, kandi Imana y'amahoro irusheho kumwomora ibikomere ndetse n'ingoma afite zo mu mutima, kuko twebwe abantu, twebwe hari n'ibyo tutashobora, ariko Imana yo ijya ibasha kubishobora. Wowe rero udukurikiye, gira icyo ukora cyangwa se ugire umusanzu watanga ku bijyanye n'ikiganiro uba wumvishije, ndetse utarakora subscribe ukore subscribe, share na comment ndetse na liking. Kandi wowe udukurikiye wegeranye n'uyu muvandimwe, urusheho
kwihutira kugerayo kugira ngo umugire inama ndetse umube hafi, umufate mu mugongo. Yari wa munyamakuru wanyu rero Josiane Official, nakagaruka. Ciao.